Akapelas. Gatsiyatu. Yo, gwisi umusini hatari. Ahurungano ndubona mukaga ngo job ni buzima ni danger si yatubanye karitsiye nto barashakira amahoro mu itabi kurumugiro bibafashamo cyane nabasangira ingendo bera mu tubari bafata pics na slide queens ntakubeshye Bure Irahenda bashyira icupa bikabaka yabo nyamara ngayo gusinda ntiyabura ngayo igishoro ntiyabura inshuti mbi koko nta kitaguha yagusengerera gacya ntigufashe gutera imbere iyo si inshuti zose zanjye kure. Yeah man, bad girl. Yeah. Eyo ikaze kuri Perfect TV mbanje kugusuhuza uri kureba Perfect TV utarakora subscribe nakubwira ngo kora subscribe wakoze subscribe nagushimira cyane komeza ukande like komeza ukande share ukomeze gukurikirana ibintu byacu bishasha bya buri munsi guess what uyu munsi hari ibintu byinshi nakuzaniye ku muntu umwe so no umuntu n'umustar muri Sinema nyarwanda akabazwi kuri amazina yaratwibwira so ngira ngo mwatangira mutwibwira. Murakoze cyane ndabashije cyane abakunzi ba Perfect TV wara n'umukobwa wanyu Rosine ni Purukeriya ne Joseline ni Samantha and everything. Bad girl. No, not really, not a bad girl, okay. But with a girl with a vibe, with a full swagger, yeah. Meze bite Rosine? Bon. Amakuru. Sawa kabisa. Biracamo. Kabisa. Ndabona uri kurya swag. Ni bisane ndazihora nagiye byuka. You know. I know none. Bon. Imbeho. Tari hanza habi. Guhinduka. Yeah. Byimba igomba kuzana irimo izana ishaka gutuma ibintu bihinduka umuntu agatanya gutekereza wagira akagira gashaka umwana bagashiramo impeta bagasezera bakabirangiza kugira ngo imbe ikomeze. Yeah Rosine honest bon ya nagushatse nashaka kutuganiraho gakeya ndahabaye kabisa. By the way tubashimira kwanza kuri time yanyu. Namwe turabashimiye kwemera kuganira natwe cyangwa kwifuza kuganira natwe. Merci dutangiye Rosine ni muntu ki? Rosine ni umukinnyi wa filime nyarwanda nk'uko benshi mubizi na filime nyarwanda ariko nizo mu mahanga ndazikina ariko benshi banzi muri filime nyarwanda ndi umukobwa ndi umufiyeme mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 4 uretse gukina film vuba hangaha natangiye no kuririmba abandi mu ruhando rwa muzika kuri ubu ndimo mvuga nkaho narishyize hanze indirimbo yanjye yambere twakabando k'iminsi no Rosine muri iyi minsi ahagaze ni umukinnyi wa filime ni umuraperi. Ni umuraperi. Yego. Okay urabona mu byatumye ngushaka cyane ubushize hari studio na visitinze batangira kumbwiramo abahanzi barimo muri yo label barambwira nyine numva mu izina ryawe numva biranangaje cyane nubwo si Rosine bite ko yagiye muri music bimeze bite? Music nyine nayisanzemo finally zari ndoto zanjye zakubashyira cyane nkiri muto ariko byari bingoye cyane uburyo nazarotora inzo nzozi bitewe n'ukuntu ari ndi kure haba muri kimwe ariko igihe maze kumara inaha Kigali nasobanukiwe cyane bya studio nkora n'abastar benshi batandukanye bo muri music nkora njya nsura ama studio ntago nigeze mbitekereza ko uyu mwaka ndimo wa 2019 nari gukorera music sinigeze mbipanga mu mutwe wanjye ni ibintu byaje nka surprise ariko buri munsi nahoranaga umuziki mvuga nti one day nzabikora kuko kera narabikoraga ariko inzozi zanjye ziza gusa nkaho zisa n'izirangiye bitewe ndavuga nti Imana nizamfasha nkabona uko mbikora nzabikora. Vuba rero nibwo nasuye Genesis Studio ngezeyo nsangayo producer bitarwanye ndo arimo aravanga beat ndabwira nka beat avanga ndabwira nti se wambara ukamereza beat imwe mu uko bimeze amereza beat nyuma nikwamo neza cyane numva ndabikunze ndavuga nti kana buri impano yanjye nanone nandike ndi indirimbo ni indirimbo yanjye akabando k'iminsi nanditse mu minsi mu cyumweru nyirangije maze no kuyifiringa neza. Warayendikiye? Narayendikiye. Ndavuga nti indirimbo yanjye njyana rwanye ndayumva ndagenda rwanye ndayumva mpereza beat nyicamo neza atambwira atavuga dukora nsangana dukora ready nuko nashyize hanze akabando k'iminsi ubu kugeza unagira ngo mfite indirimbo zigera muri 5 muri studio. Wow. Abantu banye mbafitiye byinshi no Rosine nisanze muri music. So Rosine yatangiye sinema ryari?
natangiye sinema mu mwaka wa 2016 mu kwezi kwa gatanu nibwo filime yanjye nakinyemo bwa mbere yagiye hanze. Byari wamenye ufite iyo mpano yo gukina sinema? niga muri secondaire nibwo namenye ko nibwo nakinaga amateatre n'ibiki. Ntabwo nari nzi ko nyine ari byo bivamo filime, ariko nyuma nyine naje kugenda mbimenya amakuru menshi, nza gusanga ndi umwactrice. So aho rero maze gukurira ndavuga nti ndi mu gihugu cya Uganda njye ndeba filime z'abagande bise nkinire filime na kuko n'ikigenda kizi ndavuga nti hawo hanakinira filime njye mu gihugu cyanjye asubirayo nimba n'umusitani nzaba umusitani mu gihugu cyanjye. Like numvaga nyine icyo nakora icyo ari cyo cyose nabaho success nshaka ko kibera mu Rwanda. Ndavuga nti kansubira njye kureba niba haba sinema nyarwanda. Icyo gihe hari filime yitwa Amarira y'urukundo. Filime yari hitinze cyane hano. Nanjye nkajya nyireba numva nyine biranshimishije kubona abanyarwanda bazi gukora filime, bazi gukina birenze kuriya. Ndavuga wow, aha nanjye niho nzatangirira. Ariko byari bikiri inzira ndende kumenya uburyo nzanzinjiramo, aho nzahera, ese nzavugana nande, bisaba iki se. Finally 2016 nyine nko mu kwezi kwa kane nibwo natangiye kuganiriza abashuti banjye mbabwira nti uzambonera contacts z'ukuntu nakinjira muri sinema please, azambwire bose babizi. Mu kwezi kwa gatanu nibwo nahuye, mu kwezi kwa gatanu gutyo gutangira nibwo nahuye n'umusista wakiniye muri filime bita Gira Amata. Muri filime bita Gira Amata turavugana, harambwira ati njyewe nzi casting igiye gukorwa, ndambwira nti please wama contact. Ampereza nimero za script writer. Turavugana, arambwira tuzaza muri casting, nugira amahirwe nyine uzakina nta kibazo. Turahura nsanga bakoze casting, bankoresha casting nyikora neza, birangira ngiye no ku mwanya mwiza w'umwactrice uri nka main actress. Filime yitwa Impeta yanjye nakinnye mu Bukobwa Samantha, yaratemo role ndende kandi nziza, numva biranshimishije. So nigaragaza neza nyine ku rwego numvaga ko igihe nshaka ikintu giharana kandi nkikorana n'urukundo n'imbaraga zose zanjye. Rero nagerageje gukina neza ko numvaga bishoboka. Kirangira gutya mpitangira amahirwe bankastinga muri Stimade. Komeza gutyo seri nziza ikunzwe, ndavuga ni wow. Nkomeza gutyo nyine bakajya bankastinga no mu yandi filime, mpita ntangira nyine kumenyekana no aba script writer banzi. Ubu ngubu gukina muri filime sibingombera cyane kujya muri casting kuko aba filmmaker benshi mu Rwanda bo baranzi. We yandika script akavuga ati iyi role Rosine yayikina, kamagara kambwe tufite script. Ariko urumva icyo gihe nyine nakoraga ama casting ariko nyine nabyakira ndabikora kandi mbikora neza cyane. Now wow, it's very nice. So nk'ubu ngubu urabona industry ya cinema imeze gute? Sinema muri 2016 cyane mu myaka yibanjijeho gato sinema ntabwo yari nziza cyane, ariko hano yari ruriya mwanya agariho kuri uyu munsi biratandukanye. Sinema yateye imbere, abantu basigaye bazi filime nyarwanda, basigaye bazi kureba, basigaye bazi ko ushaka ubu ngubu nta munyarwanda utabaza ngo uziye filime nyarwanda ngakubwira. Basi nta nubwo yaberwa se birwa ko just image cyangwa bakubwira ati se watubwira comedy mu Rwanda muzi, gahita kubwira nka Papa Sava. Biroroshye cyane ko umuntu yakubwira. Kiriya gihe byari bigoye kumenya ngo abanyarwanda muri rusange bakora filime cyangwa hari filime wahora ureba ubizi shuwa deal ko wanyine ukayisanga hano cyangwa ukayireba. Ariko kuri televiziyo y'u Rwanda isigaye ikina filime z'inyarwanda, umwanzuro nyine nizo za Sinema. So sinema nyarwanda hari ahantu yavuye, abantu batangiye kuyimenya, abantu batangiye kuba abafana barahari, TV zikina filime nyarwanda. So hari ahantu sinema ivuye mu myaka 4 cyangwa 5 ishize kugeza uyu munsi, hari ahantu iri kandi hari n'ahantu igendetse hakomeye kuko abakinnyi ba filime nyarwanda bafite talent, igihugu gishyigikiye sinema. Hari byinshi, hari inkuru nyinshi zo kwandikaho ziri indani mu gihugu cyacu kako tutarakora filime cyane. Sinema yacu igere ku rwego nk'urw'ibindi bihugu nka Nigeria cyangwa Tanzania, turacyafite na story nyinshi zo kwandika. So we have everything. Rero vuba cyane nk'uko bishoboka sinema yacu biri ku rwego rwiza kuko byose turabifite. So urabona muri sinema umuntu ashobora gukora sinema bikamutunga?
byamutunga kuri iki gihe ntabwo byoroshye cyane wenda ntabwo nshobora guhita mvuga ngo 100% umukinnyi uwo ari wese hano mu gihugu ashobora kuba atunzwe na sinema ariko vuba cyane ibyo biraza kuba so kuki wese uvuga ati reka njye muri music now I know warambye ko warabikoraga ariko urabizi hari ikindi kintu wari umaze kubona ko gishobora kuba ikiza kuri wowe like gukina sinema kandi byari wari wamaze kubikora neza till now uracyabikora neza so kuki wavuze ati let me go back to the music ngiye nkunda impano yanjye tewe numva ikintu nkishaka ndagikora kuko uretse gukina filime nta kindi mu buzima busanzwe nkora kijyaho ngaho cyangwa nize navuga ngo nshaka gufollowinga mba numva ndi so interested muri icyo kintu ngo wenda nagifollowinga nkagikora ubuzima bwanjye ariko sinema ndayikunda kandi sinema impa umwanya munini iyo nk'ubu nkajya nshobora kumara nk'iminsi n'igihe nshobora kumara icyumweru ntagiye gukina yewe ndi ikindi cyumweru nkakora buri munsi cyangwa n'ukwezi kose nkora ikindi gihe ukabona ndi free so navuze ntese nyine I'm boring I need something noneho kako nyine bisikari impano ndavuga nti kanongera nandike n'ubusanzwe nandika movie vuba cyane nzatangira guproducer filime zanjye short filime zanjye nimo kwandika cyangwa na filime ndende nteganya kwandika ariko ubu ngubu mfite short filime zanjye ebyiri namaze kwandika vuba cyane mu minsi mike nshaka gushutinga nkazikora nkazisohora so kwandika ndabizi ko impano nyifite kuririmba nararimbaga navuze nti reka mbikore ndabizi nabibasha Rosine nk'ukuntu wari utugiye muri music ngenda shaka kumenya ukuntu wahisemo muri music zose muri kind of music zose ugahitamo rap why is this ni kintu wakoraga buri munsi cyagiye wambwira ko waririmbaga ni ikintu buri munsi ni kuva kera waririmbaga it's rap cyangwa waririmbaga just bisanzwe hip hop yeah nda hip hop no kuva kera n'indirimbo zose interpretaga ku ishuri indirimbo za Tough Gang so nakuze nkunda hip hop nakuze nkunda abaraperi ndavuga nti muziki wanjye ngomba gukora muri njana hip hop nuko rero nyine byaramfollowings still kuvuga ngo vesi ni munange kabisa cyane ngaho simurira gakeya basi akapelas gakeya yo gisi umunsi ni hatari ahorungano ndubona mukaga ngo job ni buru buzima ni danger si yatubanye quartier nto barashakira amahoro mu itabi kurumugiro bibafashamo cyane nabasangira ngendo bera mu tubari bafata pixels like queens ntakubeshye Bure Irahenda washyira icupa bikabaka yabo nyamara ngayo gusinda ntiyabura ngayo igishoro ntiyabura inshuti mbi koko nta kitaguha yagusengerera bwe gacya ntigufashe gutera imbere iyo si inshuti zose zanjye kure yeah man bad girl yeah ni indirimbo yanjye yitwa Kabando k'imisi nashakaga cyane kubwira cyangwa gukebura urubyiruko rw'ibereye mu biyobyabwenge yabavuga ngo nta kazi gahari nta mafaranga ahari kandi mu by'ukuri abona amafaranga yo kugura ibiyobyabwenge ukibaza umuntu ubona amafaranga yo kuba yagura ibiyobyabwenge ntabe yabona amafaranga yo kugira muzamura muteze imbere why so ni nkabyo nashatse kuririmba so muri verse ukubise numvisemo Slay Queen Slay Queen nyine ni bya bindi nakubwiraga n'urubyiruko muri rusange babibiraho nyine bafite za iPhone za smartphones bibereye nyine mu buzima burahangaha fata pics nyine ntago bazi bwite what they want nyine bibereye mu buzima bwose na amafoto ni social media everything nta mwanya afite wo gutekereza ngo nakora iki nabaho gutejo akava nyine mu bintu byo gutega amaboko so nk'umuntu dukurikiye hano kuri Perfective aribaza se Slay Queen ni iki akenshi abantu benshi hari n'abantu nagiye mbona babaza Slay Queen ni iki bikabananira wowe Slay Queen kuri wowe view yawe ni iyihe kuri Slay Queen ni Slay Queen ni iki Slay Queen hano kuri uyu munsi hano mu Rwanda we naho ukuntu tubizi aba Slay Queen n'abakobwa basa nk'abatazi icyo bashaka njye niko mbyita bakobwa bibereye kuri social media nyine 24 hours ifatira amafoto baryoshye nyine kibaza si umukobwa ashaka gukora no mu biro nko mu byo muri president for real namwegera ashobora kubwira ati giye nta kazi ngira cyo ugasanga
nta n'igihumbi afite mu nzu ye ariko wamureba kuri social media ukavuga ati uyu mukobwa abaho ni umumarayika se cyangwa ukaba nyine byagucanga bitewe n'ukuntu nyine ubona ameze ashaka kugira ngo bagaragara mu isura batari bo bagaragara nk'abantu barenze bahenze kandi bwite mu buzima busanzwe ibyo bihenze no kuba bahenze bitari byo so bakibera muri ubwo buzima nyine bw'isi ni abakobwa nyine hano mu Rwanda dusobanura bitandukanye nzahora n'undi wenda gusobanura bitandukanye kabasirayi queen n'abantu bwite badafite ahantu bahagaze badafite ushobora kugenda ukavuga ati ni umukobwa wihagazeho muri ubu buryo hari umusirayi queen barahari ariko ntabwo nabamentioninga just umwe okay ndabizi ko bahari ariko I can't mention any sorry iyo noneho tugaruke kuri ubuzima busanzwe bwa Rosine Rosine ubundi uhagaze gute mu rukundo okay ubu tuvugana Rosine ari single girl yeah that's it single and searching never why just single why single ndi single kubera ko ndi busy okay ndi single ariko sin searching kuko ndi busy nta mwanya mfite wo gusearchinga for love kandi ngiye nizerera mu rukundo kutarushakisha urukundo rw'urura it's just find I know what's wants ntago ruteguza ngo nzaza ejo cyangwa ejo bundi rwo falling aho rushaka so harya nshava ntago I'm not searching ahura mukaje nkazakubwira I'm in love so urukundo rwo ntago rugira igihe ariko now I'm not in love nubwo numva binshishikaje ariko umuntu aje ndimo ndibize ndiho ndakora akazi kanjye kabisa yaba on the lounge okay so njya umenye nk'ubu ngubu Rosine yagiye gusohoka mu rugo akavuga ati uyu munsi ngomba ndasa neza meze neza nambaye neza nabatwitse nabishe mbwira none aho ngaho ukuntu bimeze Rosine nambaye neza rero ni ku mugani wa syntax mba nifunze mba nambaye inkweto nafunze nambara inkweto zo mu bwoko bw'inkweto z'abahungu mba nambaye ipantaro cyangwa ikabutura nambaye t-shirt ndekuyemo then wenda hakonje n'ikote nyine bisanzwe cyangwa umupira w'imbeho mpita ngenda nta bindi birenze njye njya nkora nyine nta makeup never why kubera ko nkunda nyine isura yanjye imeze gutya igaragara byanyambye ntabwo uriya mwanya agiye nabona bafata bitera makeup nta n'impamvu numva naba mfite uko meze nyine nuko Imana yandemye meze nongereho iki nta nubwo mba numva zitampindura cyane ntamwe first of all uzantwarira umwanya ikindi ntago zabura gusigara ndi ngewe so niba wanahunze ubona ndi mwiza kunda ngewe nyawe undi se ntashyizeho makeup that's me just love who I am love this face of mine cyane butayikunze that's all it's okay yeah mbera bikunda kuba nyine ndo rigina face that's true yeah so akandi kabazo k'amatsiko kavuga ati wenda uri kuganiriza umuntu ukavuga ati njyewe nabonye umuhungu mwiza ameze gute kuri wowe umusore mwiza agiye kuri jyewe first of all nkunda umuntu ukuntu agaragara umusore wambaye neza umeze neza mbona uri smart so n'uyabashye mbona ntaramumenya cyane ntaramwinjirira mbona ari sawa wambaye neza nyine uri smart ikindi azi gukontorora nyine ufite character y'umutipe uri seriye cyangwa seriye ntabwo nshatse kuvuga wenda ukomeza acecetse cyangwa iki umuntu uri seriye niyo yaba atera story yavuga yabakora ibyo byose ukabona nyine ni umuntu n'umugabo yankunda umuntu w'umugabo mu maso ye ubundi nyine look uburyo atera story n'abantu uburyo nyine managing everything abantu bari hafi ye umusore utiyemera niba ari mwiza akabyimenyera nyine akabyimenyera ntabirate hari umuntu akabyimenyera nyine akaba umuntu usanzwe woroshye kandi woroheye buri umwe ntabikabye
ya kandi nyine uri smart samba numva nyine swag ya ufite full swag ariko nyine nawe uzi control yeah so wabyumvishe wowe niba hari ikindi kintu ushaka kuri Rosine you gotta be ugomba kuza umeze wujuje ibyangombwa byose you know what I'm saying so Rosie tutarasoza ndashaka menye project ufite wenda nyuma ya kuri music muri iyi minsi muri iki cyumweru kitararangira ngiye gusohora indirimbo yanjye kabiri yitwa Weekend nyuma yaho hazahita hasohoka n'indi yitwa Mama Mwiza n'indi mfite indirimbo nka zingahe muri studio ziri ready ariko ubu ngubu igiye guhita isohoka yitwa Weekend so vuba cyane mu minsi ya mikeya batangire kureba kuri YouTube yanjye yitwa Bazongere Rosine barebe ingoma yitwa Weekend zaba yagezeho n'ingoma iryoshye full swagger everything is there no gukubita mpaka mu gitanda yes Rosine indi ndirimbo wavuze ngo ni Mama Mama Mwiza okay ndashaka ubwira abamama bose bari kurikira Perfect TV ni buhe butumwa wabagenera abamama hose abose aho muri first of all bahe big up ku mutima muri abantu b'intwari cyane ngiye nkunda umumama hava akagera ikindi nubaha abamama cyane ku rwego rwo hejuru nibo biremwa ku isi nk'agaciro mu mutima wanjye no mu buzima busanzwe nkunda abamama cyane ni abantu bagira imitima ikomeye bazi kwihangana kandi bakomeye muri bo bagira urukundo so njye indirimbo yanjye yitwa Mama Mwiza umunsi yasohotse ni indirimbo buri wese azakunda ndabizi ikindi zashimisha umumama wese ahari ndetse arushaho kwiha agaciro kuko guterwa ishema no kuba ari umubyeyi ikindi mujye mukomeza mukomera cyane abamama murabona ahantu isi kuri uyu munsi igeze mujye mwibuka kuganiriza abana banyu umwana utaganiriye n'ababyeyi cyane cyane usanga yarataye umurongo cyane mujye mugerageza kuri isi nyine abantu bose baba bari busy ababyeyi bari busy nta mwanya bafitiye abana ariko ni nka virus turimo tworora ejo h'abana bato turimo tubyara uyu munsi harakomeye kugerageza uko mushoboye kose mukajya muganiriza abana akanya gato mubona mukajya muganiriza abana cyane none uko bafite abana b'abakobwa ni inshingano cyane kuganiriza umwana w'umukobwa akamenya buri kimwe mu buzima pana gufesinga ibintu ameze nk'aho atabanye n'abantu wowe urabizi uri umumama urakuze ubonye byinshi so mu gihe utaganirije umwana w'umukobwa ndakubwiza ukuri ko ari virusi ejo izamugirira nabi nyine nawe uzababara so mujye muganiriza abana b'abakobwa bye ntimukabyibagirwe kandi ndabakunda cyane Rosine we have a small question dufite akabazo kandi gatoya dushaka kumenya nk'ubu ngubu wenda wicaye ugahita wumva ngo Rosine arahamagawe Hollywood it's gonna be amazing. No, that's my dream actually. Ariko hari ikintu kimwe ngenderwaho kugira ati turaguhamagaye ariko director ugasanga hari ikindi kintu ashaka kitari wowe like umukinnyi yeah so you know what I mean Okay, let me tell the truth. Hollywood ari Hollywood Hollywood how good director waho uri mu ruhando rwa sinema rumeze kuri ya rukomeye waba wabonye umukinnyi wa filime Rosine akeneye kuva mu Rwanda w'umunyamwuga ngamubwire ati wenda reka ngesinge icyo wenda kuvuga avuga ati ndashaka kuryamana nawe mbere yuko mukoresha muri projet yanjye ntabwo yaba ari director uretse Hollywood namubwira nta excuse me I'm waiting for Hollywood to call me. Yeah, umva iki nicyo gisubizo ngiye nari ntegereje from you. Nk'umuntu nzi gakenya nicyo gisubizo nari ngutegerejeho ariko ku bantu batakuzi maybe bari bafite ibitekerezo byabo.
so ngewe tugarutse ku kandi kantu gatonya kuri nakubajije kuri Slay Queen. Ese Slay Queen urambwira ukuntu bimeze, ese ubona nta Slay King zibaho cyangwa Slay King nabo babaho? Slay King rero umuntu ashatse yakivugira ko bibaho, nubwo nge ntarumva iryo jambo rya Slay King nyine wenda bwite riri, ariko Slay n'aba Slay King ngira ngo baba tipe nyine baba bareza amaboko bari aho ngaho, icyaba ari abakobwa cyaba nabo babita aba Slay King, nta kazi bategeye amaboko ababyeyi, ntazi kuva he no kujya he, ntashobora kuvuga ati reka ntekereze nanjye ejo nzawuhe mugabo, nzatunga urugo rwanjye n'umwana n'abana banjye, nzagira famille, ntashobora kubitekereza, yibereye mu iraha ry'isi. N'abakobwa nta makuru afite ku buzima, abo ku bwanjye nabita aba Slay King, nubwo iryo jambo ritababereye cyane, ariko nta cyerekezo baba barimo kwiha mu buzima kandi si byiza. Hari Slay King uzi? Oya, ariko nyine niba aba Slay Queen wenda twabita abantu nyine baba bari aho n'abasore bari aho. Tuhita dukora opposite nyine, just kubera ko ari umuhungu uriya n'umukobwa nyine bitandukanye. Oya, barahari abantu bameze gutyo. Ndabizi ko urubyiruko muri iyi minsi hafi ya 50% bibereye gutya nyine, hatageti neza bafite nyine, biba bigoye. Ugize nk'amahirwe let me tell you, niba hari aba Slay Queen haba hari n'aba Slay King babareba. Niyo mpamvu mvuga ko bahari, nubwo wenda ntavuga ngo kanaka nabizi niwe, ariko niba aba Slay Queen bahari, ubwo n'aba Slay King bababera nyine aba King barahari. So njye najya mbaze niba ufite wenda ubonye offer, maybe ugize amahirwe, akenshi abantu babyita amahirwe, kugira ngo uhure n'umuntu ukomeye, urugero for example Mr President, bakaguha offer yo guhura nawe, ni igiki wamusaba? birangoye guhita namenya icyo ari cyo, kuko bakibimbwira nahita ngira ibitekerezo byinshi nyine by'ingenzi ngomba kumenya, ngomba kumubaza nk'ako kanya nawe mbonye kugira ngo abyaze umusaruro neza. Mva rero ubu none nahita mbisobanukirwa, ariko mu by'ukuri nashaka ikintu ndi bugisabe nkakibona, nashaka ikintu kimfitiye akamaro, kikagirira n'akamaro n'imyaka ndimo, cyangwa abantu bose bari mu gihe cyane, cyangwa urubyiruko muri rusange. Njye nyine nkunda gutekereza cyane ku rubyiruko, kuko nirwo rusa n'uruhangayikishije. Niba barakuze nyine n'imyaka yabo irimo irarangira, ariko si urubyiruko rugeze he, abato barimo bazamuka bimeze bite. Ni muri urwo rwego nshobora gushaka ibyo mwisabira cyangwa ibyo namwisabira, kugira ngo bifashe abo naba nshoboye kuba nafasha, cyangwa nabo icyo kintu cyafasha, ariko ni muri urwo rwego namusaba nyine ikintu kiri strong kuri urwo rwego. Ikindi by the way, namusaba selfie. Selfie niyo ya mbere nafashe selfie na his excellent, nizaba profile picture yanjye. I think mpaka get married. Really? Yeah. So when you get married, nyine nzahita nshyiraho boyfriend wanjye. That's true. My husband, sorry. yeah. So that is Rosine. Murakoze cyane abantu bari badukurikiye kuri Perfect TV. Utarakora subscribe, nakubwiye ngo ukora subscribe, ni ibintu ni byinshi bikiri kuza. Rosine agufite indirimbo nshyashya kuri YouTube, go and check on YouTube, kanda like, kanda share, subscribe. Mukomeze mudukurikire. Ciao.